niba ufite telefone mu kiganza ukaba ufite izina ritangizwa n'inyuguti cyangwa ingombajwi iyo ari yo yose, reka musengere. Mana ndagushimira guhimbaje data twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ububasha n'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Nsengera umuntu uri kundeba muri aka kanya, duciye bugufi ngo ubanze utweze dutunganye, utubabarire mwami. Umunsi aba ari muremure, umunsi uberamo byinshi, hari byinshi dukora, rimwe na rimwe dukora ibyangwa n'amaso yawe, duciye bugufi ngo utubabarire, ubanze twese dutunganye. Kristo, aka kanya turakwinginze kugira ngo ubane natwe, ineza yawe igaze ku buzima bwacu, uturengere, uturinde, utuyobore mu nzira data we. Ndakwinginze kugira ngo udukuze mu kukumenya, utwongerere iminsi myiza kandi uturinde ibibi data we. Satani atwifuzaho ibibi byinshi, ariko ibyiza mwami ndazi neza ko ari byo utwifuzaho. Ndakwinginze kugira ngo uyu muntu ubane nawe, umurengere, umwiteho. Reka yo kumva ko mwami ibibazo bye mwami nta kindi cyabishobora, ahubwo yizere neza ko bishoborwa byose yabishobozwa nawe umuha imbaraga. Ndakwinginze kugira ngo umwambike imbaraga, umwongerere umwami intege mu rugendo rwe, kandi ikiruta kuri ibyo uzamuha ubugingo buhoraho. Data we umurinde ibitero bya Satani, ahubwo data w'amarayika bawe bamugote, babashe kumurinda, bamuzitire ibibi, kandi ineza yawe iganze ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu musenze mbyizeye, amen.